agutabariyemo, nubwo bigukomereye, ariko n'umwaka uri bubona mwineza y'Imana, n'umwaka Uwiteka ari bukubone. Ngo Yesu abone wavutse ari impumyi. Imana ishimwe ko Kristo akubonye. Imana ishimwe ko Kristo akubonye. Ubwo Kristo akubonye ntacyo kibaye n'ukuri. Amateka yawe agiye kuba mazima, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, imibereho yawe igiye kuba myiza, kubera ko uhuye na Kristo, uhuye na Yesu ubohora, uhuye na Yesu utabara, uhuye na Yesu ukiza indwara, uhuye na Yesu ukiza ubukene, uhuye na Yesu destafodra, uhuye na Yesu kuroho kredi, uhuye na de lasta shalabo destasega, uhuye na Yesu ukoze umutima wa, uhuye na Yesu ukoze mu mpyiko za destashala bifodra. Reka manurira ubuzima bwawe, ibyari byaranze mu buzima bwawe bigiye kwemera kuko Yesu akugezeho, arakubonye kandi atubyakonda gusize ku maso, akohereje ku kidendezi cy'isoro wamo, kivuga ngo genda wiyuhagire, kivuga ngo yaratumwe, aravuze ngo genda wiyuhagire, genda ukurwe hiyo mikoshi. Reka nkubwire, Elisa yegeze yanura Namani, aramubwira ngo ntago ari ngombwa yuko tubonana, aramubwira ngo si ngombwa yuko tubonana, ahubwo genda destifoda, genda wiyuhagire mu ruzi, muri Yorodani, genda wiyuhagire ubiramo karindwi. Nawe rero destifoda, Yesu aravuze ngo humura, genda wiyuhagire, urava mu kiza indwara yawe, urava mu kiza ubibazo ufite, urava mu kiza intambara, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.